Alright. Thank you son the man kiza mwese muri Studio twakuningirika twafite tukaba tujya kureba episode ya 10 y'umuhanuzi Yosefu ariko ntabwo tuyibona hangaha ahubwo bayibona kuri channel ya Telegram ya Latxo del Evangile unyuze ku link hasi muri comment ya link kuva kuri Gospel into Kenya Rwanda uhita uhagera kayibona kuri chaîne ya Telegram ya Latxo del Evangile ukazibona zose kuva ku ya mbere kugeza aho tugereje ubu ya ugahita ibona ni episode ya 10 ugahita ugira ute uyibona ndetse n'izabanje nazo ziri kuri HD amashusho agaragara ndetse n'amajwi binogeje neza ugahita ubona cyangwa se utahita ubona ukamugize ugakoresha uburyo bwo gusakinga ara kudomo datu ukanika film ushaka ni yihe umuhanuzi Yosefu episode ya kangahe ukabyandikamo arakubyandikamo ugahita ukanda hara kwa karakantu kavuga gusakinga kuri keyboard yawe uhita uyigeraho ku buryo bworoshye ukabona ndetse n'ubugingana mu ngano ndetse n'igihe imara iminota n'ubunini bwayo ububiko storage. Alright, zose ugahita uzibona ngani tuzatunyuza filime tutabashe kunyuza kuri YouTube channel zacu zose yaba kuri Gospel Kinyarwanda cyangwa se Latxo del Evangile mukomeza kuba muri Kristo akomeza kubarinda Kristo akomeze kubana namwe tuzasubire bye bye.